Ndabasuhuza kandi baha ikaze kuri Ndabaga TV. Uru ni urubuga rw'ibitekerezo kandi n'urubuga rw'amakuru. Ngiye turi kumwe nk'abandi Constance Mutimukeye, nkaba nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Mbere yo gutangira reka mbisabire ushobora gukanda kuri subscribe, ugakanda kwibagera kuri like, share kandi ugatanga n'igitekerezo cyanyu. kandi nongera kubabwira ko mushobora kunyandikira kuri adresse email byageze kwa ndabaga@gmail.com. Uyu ni umunsi w'ikiganiro gito kandi kidasanzwe, nkabangiye kubagezaho igitekerezo cyanjye. Akaba kimeze nk'ubutumwa bugenewe abanyepolitike bari muri opposition, cyane cyane abanyepolitike bari muri opposition bakaba bakunze kugaragara nk'abadashobora kuba bavuga neza ubwicanyi bwakorewe aho mu kiswe ubwoko bw'abahutu. Igitekerezo cyanjye nakigize nyuma yo gusoma inyandiko nasomye kuri The Rwandan ifite umutwe ugira ngo inyito ya jenoside yakorewe abahutu aho bukera irasenya opposition. Ikaba yaranditswe na Bwana Nkuringoma Jean Baptiste. Maze gusoma iyo nyandiko naguye mu kantu mbura icyo nayivugaho, nkuko ari n'abandi bantu nayisangije bakambwira ati iteye umujinya, iteye no kubabara kuko harimo ikintu gisa nko gushinyagurira abantu barokotse agafuni k'inkotanyi. Akaba ariyo mpamvu nifuje gutanga kino cyifuzo igitekerezo kugira ngo abantu bari muri opposition, abadashobora kuvuga neza ubwicanyi bwakorewe aho mu kiswe ubwoko bw'abahutu, ngo bamenye ko nyuma y'ibyo bita inyito hari abantu barokotse ubwo bwicanyi, hari inzirakarengane zapfuye, gutyo bareke gushinga amacumu abantu. Bwana Nkuringoma atangira mu magambo make atumiriramo ibintu byavuzwe mu kintu cyitwa RBB, aho yagize ati abagize komite mpuzabikorwa batanze ibiganiro binyuranye ku birebana na opposition twifuza kubaka. Mu bintu nibuka byibanzweho havuzwe ko dukeneye opposition itavangura amoko mu turere, opposition irwanya umuco w'ubwicanyi wabaye karande mu Rwanda, opposition iharanira demokarasi nyakuri. Twavuze ko impinduka dukeneye ari yo gutuma abanyarwanda barubanamo, kuko impinduka yo gutuma bamwe binjira abandi bagahunga ntacyo imaze. Yakomeje avuga ko ari muri urwo rwego Ambasaderi Charlotte Mukankusi nawe yafashe ijambo ashimangira ko twebwe nk'abanyarwanda dufite inshingano yo kubaka amateka yacu aho guheranwa n'amateka abandi bakoze. Ati niba dushaka kubaka ahazaza heza, tugomba gushyira imbere uburyo bwo kugera kuri iyo ntego aho gushyira ingufu ku bishobora kudusubiza inyuma. Abifuza gusoma inyandiko yose mwayisanga ku kinyamakuru The Rwandan, kandi akeka ko no kuri radio Itahuka ngo baba barayivuze. Ngiye rero nkakomeza kwibaza ati niba twese tuba mu bihugu bifite ubwisanzure, tukaba twese dufite ubwisanzure bwo kumva ubuhamya bw'abarokotse agafuni k'inkotanyi, tukaba twese twarumvishije ubuhamya bw'abarokotse umuhoro w'interahamwe, ni iki gituma abanyepolitike bamwe bemera inyito jenoside yakorewe abatutsi, bagera ku nyito jenoside yakorewe abahutu bakarangwa n'ipfunwe? Bigeze naho batangiye kuvuga ko iyo nyito ariyo izasenya opposition. Kuri abanyepolitike rero nkababwira yuko agahinda imfubyi yarokotse umuhoro w'interahamwe igira naho gatandukaniye n'agahinda imfubyi yarokotse agafuni ka FPR igira. Kuri abo banyepolitike nkababwira yuko umucikacumu uwo ari we wese warokotse amahano yagwiriye u Rwanda n'abanyarwanda bose, haba warokotse umuhoro w'interahamwe cyangwa agafuni k'inkotanyi, bose ari abantu babaho ubuzima butoroshye, ubuzima rimwe na rimwe burangwa n'intege nke bitewe n'uko bapfuye bahagaze igihe umwicanyi ashaka kubica, ariko ku rundi ruhande bakaba nanone bagira ingufu nyinshi cyane, ingufu umuntu adashobora no kubara bitewe n'uko bazutse igihe barokokaga. Kuri izo mpamvu umuntu uwo ari we wese wahakana ubwicanyi ubwo ari bwo bwose bwakorewe igice kimwe cy'abanyarwanda
abasubiza ababurokotse inyuma kuko ahita abibutsa icyo baziraga cyane cyane iyo atakivuze cyangwa akakirengagiza nk'uko tuza kubibona ngo ni ibintu bahisemo kwirengagiza. By'umwihariko abanyarwanda bamwe barokotse umuhoro w'interahamwe buke baruka agafuni k'inkotanyi, hari n'abatangiye barokoka agafuni k'inkotanyi bwacya bakarokoka umuhoro w'interahamwe, bityo bigatuma iyo umuntu ashishoje neza asanga igihe umwicanyi yahigaga umututsi yarishe n'abahutu benshi abaziza ko abanyarwanda turi abavandimwe. Ku rundi ruhande igihe umwicanyi yahigaga umuhutu yishe n'abatutsi benshi abaziza ko abanyarwanda turi abavandimwe. Abo banyepolitike rero nababwira yuko abanyarwanda duteye kimwe, tugira ubwoko bumwe, tugira ubugingo bumwe, ko agahinda, umubabaro n'izindi ngaruka zose zituruka kuba umuntu yararokotse nibirobanura bishingiye ku bwoko. Biragayitse ko abanyepolitike bavuga ko baharanira abanyarwanda bose bagera ku bwicanyi bumwe bagatangira kurangwa n'ivangurabwoko, nubwo atari ko babyita ariko ni ivangurabwoko, kubera yuko ntabwo igihe Loni izemerera ubwo bwicanyi ari bwo ingaruka umucikacumu agira azatangira kuzigira. Yatangiye kuzigira igihe yarokokaga. Reka twibuke intero ya Joseph Matata aho yagize ati niba uvangura abapfu uba utagishoboye kunga abazima. Ngewe reka nongereho ko niba kuri uyu munota uri umunyepolitike ukorera hanze y'igihugu mu bwisanzure mu gihugu nta kintu utinya, ukaba udashobora guharanira abanyarwanda bose, ukaba iyo bigeze ku bwicanyi uharanira uburenganzira bw'igice kimwe cy'abanyarwanda, simbona icyo uzakora igihe wageze ku butegetsi i Kigali. Birazwi kuri politike y'isi hose, twese turayikurikira. Sindabona aho umunyepolitike ashobora gukora ibintu yageze ku butegetsi atashoboye guharanira akiri muri opposition. Mujye mureka kutubeshya. Reka nongere ko kuri abanyepolitike reka mbahamagarire ko mujye muzirikana ko icyo mwita inyito jenoside yakorewe abahutu ari ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abanyarwanda, bukaba butura twebwe abanyarwanda bose. By'umwihariko abanyepolitike bakaba bagomba kwerekana ko ubwo bwicanyi babubonye, ko babwemera, ko bashobora guharanira inzirakarengane zose, ko bashobora kurenganura abarenganye, ko bashobora guhumuriza abanyarwanda bose, kandi ko ubwo bwicanyi babuvanyemo amasomo ahagije ku buryo ejo hazaza h'u Rwanda hazaba hubatse neza, tudashobora gusubira inyuma. Ariko se ni gute twakwemera ko ibyo bintu babigezeho aho umunyepolitike muzima aterura akagira ati abanyarwanda twibagirwa ko gufatanya n'abo twarwanaga bidusaba kugira ibyo twirengagiza? Nge nkibaza ni ibingibi bitaniye hehe n'igihe Paul Kagame yabwiye abarokotse umuhoro w'interahamwe ngo bashyire amarangamutima mu kabati? Ese iyo umunyepolitike avuze ibi bintu aba yirengagije yuko 66% b'abanyarwanda bavutse nyuma y'umwaka w'1990? Abo ngabo nta muntu bigeze barwana nawe. Ese aba yirengagije ko mu gice cy'abanyarwanda gisigaye abenshi muri bo bari abaturage batarafite inshingano za politike, abaturage bazize politike mbi yaranze abanyarwanda kuva kera kugera na n'ubu ngubu? Abo ngabo se bahanganaga nande? Ko ari bya bintu byo gufata ibibazo byabo by'abanyepolitike bakaza bakabyitirira abanyarwanda bose. Icyo nzi ko nuko haba urubyiruko cyangwa abaturage nta kintu bafite cyo kwirengagiza, icyo baharanira nuko barenganurwa abatarabikorerwa. Kuri abanyepolitike bavuga ngo iyo bagiye muri diplomasi bavuga ubwicanyi bwakorewe abo mu cyiswe ubwoko bw'abahutu ngo bakababwira ko barimo barakana ubwicanyi bwakorewe abo mu cyiswe ubwoko bw'abatutsi. Ngewe nabibariza ati iyo diplomasi mujyamo ni ya hehe? Kuri uyu munsi ni ahantu umuntu yavuga ati ndagera abandi bantu badashobora kugera. Gutyo byaba byiza bagiye bavuga ati twagiye muri iki gihugu iki n'iki ngiki barabitubwira kugira ngo tubimenye, kuko twebwe iyo tugiye kuvuga ubwicanyi bwakorewe abo mu cyiswe ubwoko bw'abahutu
nta na rimwe bajya batubwira ko turimo turahakana ubwicanyi bwakorewe ubwoko bw'abatutsi. Tubasobanurira neza, tukabereka amateka y'u Rwanda, tukabaha fact n'ibimenyetso bagasobanukirwa. Ngiye rero ndibaza niyo diplomasi barimo baritwaza idakorerwa i Kigali cyangwa muri CNLG. Nkongera nkabwira abo banyepolitike ko niba kuvuga neza ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abanyarwanda abo mu kiswe ubwoko bw'abahutu byarabananiye, niba bibangamira imibare ya politike yanyu, mubirekere abandi. Ntawe ubibasabye, si ngombwa ko iyo politike mukora, ariko guhora musubiza inyuma abantu mutayiriza umugozi umwe na FPR wo gushinga icumu abarokotse ubwo bwicanyi ni ibintu tudakeneye muri iki gihe. Muri iki gihe twabonye yuko abarokotse ubwo bwicanyi baterura bakavuga ibintu byabo, bakabwira amahanga amateka yabo uko yabaye. Kizito Mihigo yasize atubwiye ati amateka yacu ameza n'amabi tujye tuvuga uko yabaye. Ntabwo yigeze atubwira ngo amateka yacu tujye tuyirengagiza. Ikiboneka nuko ikibazo atari inyito jenoside, kuko hari abandi banyepolitike benshi badakoresha iyo nyito, ariko bakemera ko uwiswe umututsi yishwe azira uko yavutse, n'uwiswe umuhutu akicwa azira uko yavutse. Rero niba inyito jenoside yarabananiye, ibyo ngibyo mujye mubivuga kuko ubuhamya buhari buhagije, ariko ngewe icyo mbona nuko mushaka kuvuga ngo abahutu barapfuye, abahutu barishwe, ariko ntimuterure ngo muvuge icyo bazize. Rero niba ibyo byarabananiye nkuko dukunze kubivuga bamwe muri twe, kuvuga ubwo bwicanyi tukavuga icyo abanyarwanda bazize biri mu burenganzira bwacu, biri mu nshingano zacu. Ntituzabasaba uruhusa, ntabwo tuzasaba imbabazi, ntabwo tuzagira ipfunwe ryo kubivuga. Birenze ibyo, niba mutabizi, u Rwanda duharanira ni u Rwanda ruzaba rushingiye ku butabera no ku mategeko. Amategeko aho buri munyarwanda azafite uburenganzira bumwe n'inshingano zimwe n'undi munyarwanda, nta muntu uzajya hejuru y'amategeko. Uwakoze amakosa ayo ari yo yose azajya ajya imbere y'ubutabera ahanwe, gutyo uwarenganye arenganurwe. Niba ari kimwe muratinya akaba ari cyo mushaka kwirengagiza, aho gufata ngo muterure ngo inyito jenoside yakorewe abahutu igiye gusenya opposition, mubanze musuzume ibyo murimo murirengagiza. Hari umuntu wabyanditse neza aravuga ati ushobora kwirengagiza ikibazo, ariko ntabwo ushobora kwirengagiza ingaruka zo kwirengagiza icyo kibazo. Dore aho ngaho muri ibyo mwirengagije birimo birabaza bikabaturika imbere nk'amabombe, mwarangiza ngo ni inyito jenoside yakorewe abahutu. Njye mbabona ari ugushinyagura, mbabona ari gufata abanyarwanda nk'ibicucu, abantu batazi gusesengura, abantu batazi kwitekerereza. Kandi abanyarwanda nyuma y'imyaka 27 tuyoboreshejwe n'ikinyoma, ubu ngubu twafunguye amaso, dufungura ubwonko, buri kintu cyose tureba fact, ibimenyetso. N'ibyo bintu ushaka kubyirengagiza, ngewe nababwira iki? Icyo nzi cyo ukuri, urukundo, ubumuntu, ubutabera bizatsinda. Reka ndangize mbwira urubyiruko, abaturage, abantu mutari muri politike ya kera, ko nta kintu dufite cyo kwirengagiza. Twebwe turaharanira u Rwanda, buri munyarwanda azaba angana n'undi imbere y'amategeko. Abo bafite ibintu byo kwirengagiza ntibazaturangaze, ntibazatume tuva ku ntego yacu yo guharanira ukuri, yo guharanira ko amateka yacu ameza n'amabi avugwa uko yabaye. Ahangaha ni nawe ndangirije. Reka nongere nisabire batakora subscribe kuyikora, gukora like no kuza gusangiza abandi iki kiganiro niba mwagikunze. Gusa mujye muharanira ko uburenganzira bwanyu nta muntu n'umwe ushobora kububaka mutamwemereye. Ntimuzatume babashyiramo ikintu cy'ubwoba ngo kuvuga amateka yanyu bigiye gusenya opposition yabo. Niba opposition yabo itubatse neza izisenya, nta ruhare tuzaba tuyifitemo. Ngiye twari kumwe rero ndi Constance Mutimukeye, murangwe n'urukundo n'amahoro.